ndi nk'itatinya ndi nyambo yegenda umuhungu mihigo ndiwari mbuje gakenda mukena ndi branch usanga kwa Rulindo. Ngaho rero mureke atangira twibwira amazina anatuganize aho iki kivugo ari kwivuga yagikomoye. Sibyo reka tumutega amatwi tangira twibwira amazina. Nitwa Muhirwa Giovanni nkaba yabyina mu hotel ryitwa Intore Nshya ribarizwa muri Gifted Kids Rwanda. Ibyo byose wivuze se wabikomoye hanga? Ahanga ubwo uzi n'ibindi n'ibindi bizaza ariko hari ibyo uzi hari ibindi ndabizi hari ibyo nzi hari n'ibindi tuziga. Niye ntego ufite rero kugira ngo ibi bintu uzakomeze wongera kugira ngo bigabanuke? Mfite intego yo kuzaba umubyinnyi uri hejuru nkazajya kubyina mu kwita izina mu makwe no mu bindi birori. Ushatse kuvuga ngo abantu bafite nk'ubukwe bafite ibirori kwita izina batangira babarambagize cyane ahubwo dore n'ibiraka ushingira ku cyo uvuga ko mwiteguye? Turiteguye cyane kuko imyitozo twayigeze kure. Umaze igihe kingana iki muri itorero? Tumaze nk'amezi atatu agezemo. Mudasiba? Mumaze kumenya byinshi? Muri bangahe mu itorero ryanyu? Turi benshi nuko abandi batari baza. Hanyuma rero niki wabwira abayobozi ba Gifted Kids Rwanda babashingiye itorero ryiza mumenyeramo ngo imbyino ngo n'indangagaciro za Kinyarwanda? Turabashima cyane kuko ahanga naje nta kintu nzi ndi hasi usubungu maze kujya ku kintu maze kugera aho ngera. No ubunwe bwo kubw'imbyino gucyanga hari ugukaraga gutemba no gucunda. Muri rusange umaze kubona ibyo wungukiye aha ngaha byagutoje gute kubana na bagenzi bawe muri societe utababongamira ko abantu benshi usanga babongamira societe babamo usanga benshi n'injyajya ngira ibyo watojwe? Mbere na mbere hano dusanzwe dutozwa indangagaciro tuza kugira umutima mwiza kuba abakuruta gufasha ufite ubushobozi kuriyo tukubana n'abandi muri societe ukabinyangamugayo kutiyenza. Ibyo byose ukumva ubikesha Gifted Kids Rwanda itorero ryacu rifite Intore Nshya. Nyuma ibi ngibi byo kubyina ubihuza gute no kuyiga no gukora indi mirimo mu rugo muri rusange? Undi ahanga basanzwe badushishikariza kwiga twite ku masomo tugire n'akanya k'ibi ngibi kwitoza tukita ku masomo bakatwibutsa kwiga igihe tugomba gukora revision. Yego. Hanyuma rero wabwira iki ababyeyi bawe badahwema kuguha umwanya wo kuba waza aha ngaha? Ese bundi ababyeyi bawe ivuye aha ngaha bamenya gute ibyo wahozemo? Ndabanza amashimire cyane kuba barangiye icyizere cyo kuza kwitoza hano bakatwishyurira n'ibindi. Ndashimira cyane. Bamenya gute ibyo wahozemo rero? Tumenya turabibabwira cyane anga bakatubwira aho tugeze imyitozo aho tuyigereje. Hanyuma rero mugenzi wacu yifuje ko atwereka imwe mu myitozo yakoze ajya kutwerekaho gato kugira ngo abantu badukurikiye barebe ko abizi koko, sibyo? Amashyi mu mwakire ngaho twagiye ngakoraho gato turebe. Abikoze neza? Abikoze neza? Ngamu mwongera amashi. Ngo abikoze neza. Mbe nyuma kubikora neza rero. Ni iki wowe wakwivugaho ukurikije uko waje, ukurikije n'ibyo tweretse nawe itake. Twaje hano twese hafi hano twese nta kintu tuziho cyane. Twaje hano kucara adufasha kwitoza dufite ejo hazaza ho kuzagera kure cyane. Birusaba abaterankunga baneza abafatanya bikozwa bagomba kuduha ibiraka. Turi tayari cyane kuko imyitozo tuyigeze kure
ibiraka babiduhe. ese buriya ni nk'abahe wifuza? No kujya kubyina noza mu kwita izina no mu makwe mu birori by'akarere gutyo. kandi amakwe ahoraho buriya mwaba mwaki katwumve na mushiki wacu urakoze. uraho Yego. umeze neza? Yego. Amazina yanjye nitwa Muhoza Karine, ndi umubyinnyi mbyina imbyino gakondo muri Gifted Kids Rwanda mu itorero ryitwa Intore Nshya. banza twereke byose. Wow. Mumushimire. Noneho rero icyo maze kubona igera hano imbere. Rero muri kamera neza. Icyo maze kubona nuko noneho nta muri kubesha. Bya bintu murabizi. Yego turabizi. Mwabikomoye kuki rero? Kabikomeye kuki? Twaje hano muri Gifted Kids Rwanda turi hasi cyane nyine, tugeze hano baduha umukoci nyine ubizi cyane arabitwigisha, badufasha kuzizamura cyane impano zacu. Ubu wamaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane. Ni bandushimira rero muri iki gikorwa kuba ibi ngibi byose barabigeze. Abo nshimira ndamanza gushimira ababyeyi banjye kuko nabo bagize uruhare mu kunshyigikira, bemera ko nza kwitoza hano, noneho masanga abarezi nabo baramfasha, nzamura impano yanjye none ubundi ku rwego rwo hejuru. Ku ishuri saho wiga nabo ujya ubigisha ibyo wigira ahangaha cyangwa uravuga uti namwe muzabyimenya? Ni ukubibigisha nabo ndabibigisha. Ubigenza ute? Ndabicaza nkabigisha indangagaciro z'u Rwanda batwigishirije hano, no kubyina nabo nkabibigisha, nkabashishikariza kuza hano, nkababwira ibyiza bya hano, nkabwira akamaro bizabagirira muri future mu gihe kizaza. Ariko se nk'iyo mbuba hano babigishije indangagaciro za Kinyarwanda bibafasha iki cyane cyane nk'abana b'abakobwa mu mikurire yanyu? Cyo bidufasha nk'abakobwa, hari igihe nyine umuntu yaza akagushuka nyine akaguha ibintu nyine bega nyine abagashaka kujyana mu ngeso mbi nyine, ariko iyo waje hano bakwigisha indangagaciro, iyo aramutse anaje uhita wibuka ibyo bakwigishije nyine, rero ugatekereza nyine ko ari bibi, ukibuka ingaruka mbi zabyo, kwibuka n'ingaruka nziza zo kutabijyamo nyine, bikagufasha nyine ukirinda. Gifted Kids Rwanda iyo itaza kugufasha kumenya ibi byose uratekereza uba uri hehe ubayeho gute? Itaza kumfasha nari gukomeza kuba hasi cyane, kuko ntabwo nari mfite amakuru y'ahandi hantu nyine bigisha ibingibi nyine batwigisha hano, nari gukomeza kuba hasi cyane. Ni amahirwe nagize kumenya kino kigo nkaza mbagana. Ngabashimire. Gifted Kids Rwanda abayobozi babo ndabashimiye cyane kuko baramfashije mu kuzamura impano yanjye, banyigisha byinshi bitandukanye. Ubu nzi kubyina, nabyina hariho hose, tumaze kwitoza ibintu byinshi cyane nyine. Ubu nta muntu hano ngaho utazi indangagaciro z'u Rwanda kuko barazitwigishije. Wumva ubu ngubu uri tayari kuba wabyina imbere y'abantu 1000 ku buryo 100, 200, 300 kugeza ku 1000 ku buryo byatuma ubona n'ibiraka? Yego ndabyiteguye rwose. Tubwireho. Niteguye kubyina imbere y'abantu benshi kuko ndabizi neza baramfashije. Nicyo babwira abagenzi bawe rero mubyinana ahangaha mwitegura kuvamo inkumi n'abasore beza? Icyo nababwiye niba batwigisha indangagaciro hano z'u Rwanda, barangiza kuzikwigisha tukazisiga aho twicaye, ibyo bintu ntabwo byaba ari byo nyine. Ni ukuzifata mu mutwe
ukazajya uzibuka nyine kuko bizadufasha mu gihe kizaza, bizadufasha no kwibeshaho. urabona uramutse uvuye mu wa mbere segonderi urimo uyu munsi ukarinda warangiza siziye mu segonderi ukiri hano uwa gatandatu w'amashuri yisumbuye ukiri hano ucyatorezwa, ubona warangiza uri kuri rwego mu buryo bw'imyitwarire no mu buryo bwo kwitwara neza muri sosiyete cyangwa no kugira abandi inama muri rusange, byose bihesha agaciro ikigo cyagutoje Gifted Kids Rwanda n'ababyeyi bawe? nzaba narageze kure, naramenye byinshi kandi nzi kubana n'abantu, nirinda ibyo bishuko byose, nta bisitaza nahura nabyo byanyangiriza ubuzima, kandi nkazaba n'umubyinnyi ukomeye. Icyo gihe nazaba nenda ngeze kure ku rwego rw'igihugu, kandi nyine niyo ntaba umubyinnyi ukomeye naba ndi umuntu uzi kubana n'abandi muri sosiyete. Nibyo uwigiye ahangaha wabigiramo abandi inama ukabasha kubibumvisha? Wabibumvisha, nkaba nanagira mugenzi wanjye wifashe nabi, namugira inama, mbese namukebura akisubiraho. Muratangira mutwibwira amazina, munadusobanurire kuri aba bana babagaragiye bambaye imyenda isa, amagambo amwe asa, ubundi bivuze iki hano duhagaze? Bwo nibyo turi buze guhera. Nje mureba niwe nge Rwema rw'inkongi n'urugamba ruzabahunga batagira iso bagasigara, kamikanika mugabo dore ko ndi n'ipfufu ry'imfiza katsiko kumanga inkotanyi cyane Alphonse. Guma Alphonse ko mutama amashira hari akantu k'imfizi numvisemo. Ipfufu ry'imfizi akatsiko kumanga ni imfizi yari yose nibwo yabaye intama yawa inkotanyi cyane. Okay. Hanyuma rero aba bantu bari hano inyuma ngiye ngo baguha amashyi bakayaguha banishimye, ni bantu ki? Oya ariko ubanza ari amasabano kandi ngo amashyi masabano ntagwira. Ngewe rero kubera ko ntari intore no mpamvu nayasabye, ahubwo nabo baze kwijora impamvu narinze kubasaba. Ngewe mureba aha ndi umutoza w'abana, nkunda abo muri Gifted Kids Rwanda mu buryo bwo kuzamura impano yabo. Twatangiriye A0, sinzi niba mwabonye aho bageze no kuba bari gushobora gutinyuka kuba wamubaza akagusubiza, na biva kure kugira utungura umuntu utaba muri sosiyete kugira ngo umube wamubaza agira ibyo gusubiza biragoye. Ugiye kutunyura mu rugendo rwo gufata umwana wari ku rwego rwo hasi utazi ikintu na kimwe mu kubyina ukabasha kumufuruma akavamo umubyinnyi ku rwego nababonyeho, kuko birashimishije. Biba byoroshye cyangwa n'urugendo rumeze gute? Ni urugamba biragoye kurumva, ariko nanone iyo ugize amahirwe ugahura n'ababikunda birakorohera ko uhera. Niba twe dutangirira ku birenge, we uhera ku mashyi gutya. Niba ari kumwigisha ukuntu ari gukubita ikirenge hasi, ntabwo wayimubwira atabanje kubikora mu buryo bimworoheye. Biragora ukageraho none utangirira ku mashyi ukagera ku birenge, wava ku birenge ukagera ku mubyimba, wava ku mubyimba ukagera ku maso. None hari ukuntu umwana nk'ubu ugitangira kubyina ajya kubyina ukabona ari kubyina ari kureba hasi, kandi tuba tugomba kubyina tureba abo tubyinira. Urumva ni urugamba, ariko na n'ubu ntabwo rurarangira, ruracyakomeje, ariko aho bigeze biri gusa neza. Mu byo badusobanuye batubwiye ko hari indangagaciro ngo bigishijwe mu gihe bari kwiga kubyina hano, ngo ntibiga imbyino gusa banigishwa indangagaciro za Kinyarwanda. Kubera iki muhitamo kubigisha kubyina mukayivanga n'indangagaciro? Urakoze, icyo kibazo ni cyiza cyane. Igituma tushyira muri izo ndangagaciro, hari ukuntu nk'ababyeyi atinya kohereza umwana we ngo ajye mu itorero, akaba azi ngo ni hahandi agiye kujya mu buraya, ntahandi agiye kujya mu businzi, kubera ngo ababyinnyi ngo ni indaya, ni abasinzi. Twe tugira uwo mwanya nk'igihe turangije imyitozo cyangwa se mbere yaho, tukabanza kubaganiriza. Kurabona baracyari batoya, ibyo babibyemo nabyo bakurana. Ntabwo rero umwana watangira umubwira ati tunywa inzoga gutya, ari wowe turabanza tukamuforuma. None ariko bitanatandukiriye ngo kuba aza kwitoza kubyina hano ngo bimuhe seve yo guhita abundi wundi uko yabanaga n'iwabo mu rugo ngo bimuhindure, kubera ko yageze ku rundi rwego. Wenda urumva ari
ko ari gusatira kubyinira abantu benshi cyangwa banakomeye ngo bimugire undi wundi. Twe nibyo ducyaha twabati turajya dufata umwanya tubaganirize tubabwire ko igihe barimo baracyari abo kurerwa dufatanyije twe n'ababyeyi babo, tutavuze ngo twe tuyihariye ibyiza by'abana deni ngo duteshuke ku nshingano nanone z'ababyeyi babo baba babohereje kandi babohereza mu kigo bizeye. Mubona gute ibyo mubigisha mu kubategura kuba abantu bafitiye igihugu akamaro mu gihe runaka, usibye kuba bagira ibyo bigira ngaha baniga no mu yandi mashuri, mubategura gute kugira ngo ibyo bintu babikomatanye byose babibyaze umusaruro ndetse bavemo abantu bafite igihugu akamaro muri rusange? Yes, twe tugira igihe cyo kwitoza abanyeshuri kubera ko bose ni abanyeshuri, dukora muri weekend cyo koze nk'igihe cy'ikiruhuko ko dukora iminsi yose, kubera ko ntabwo dukora umunsi wose, dukora iyo minsi yose, ariko nyuma ya saa sita babanje gutegura iby'iwabo mu rugo bakaza tugakorana nyuma ya saa sita tukagira n'amasaha yo kubacyura hacyari kare ko n'abana baba bagomba kugera mu rugo amasaha atarenze kumva byibura baba bagomba kugera mu rugo saa 11. Kugira ngo ibi byose bigerweho rero hatagira hari abantu hanuka n'uruntu mukorana gute n'ababyeyi baba bana kugira ngo mumenye ngo umwana yagezeyo yagereyo ku gihe, ejo bundi atitwaza ngo araranga yagiye mu bindi, mukorana gute n'ababyeyi? Hanyuma muri iyo mikoranire ni iki musaba ababyeyi nanone muri rusange kugira ngo bigerweho neza? Icyo kibazo mbaje ni cyiza ko twatekereje cyane, turabati ntabwo ari ngombwa ko dutunga umwana yenda iwabo bazi aho yagiye ariko ntabwo azi abo bakorana ngo ni bantu ki. Tujya dufata umwanya tugatumizaho inama y'ababyeyi bakaza tukabaganiriza tubabaza se aho umwana wanyagereye hano ntacyo yahindutse haracyari wa wundi cyangwa se ubwo yabaye mu bikurushaho. Urumva ni icyo kintu turagikora cyane ababyeyi babo, ubu mbese numva ko iyo bazi ko abana babo bari hano bagomba kuba ari ahantu hatuje hatekanye. Mu byo abana batugaragarije dusoza batubwiye yuko ngo mu byo bize bamaze kuba ready cyangwa bamaze kwitegura mu kuba bakwitabira ibikorwa runaka bibaha amafaranga, haba mu makwe, haba mu matorero rusange, haba mu kwita izina nabyo dufite mu bukerarugendo hano mu ntara y'Amajyaruguru, mu by'umwihariko mu karere ka Musanze. Tunabishimira cyane kubera ko muri mu mahirwe menshi kuba mwegereye igikorwa cy'ubukerarugendo ndetse kigira kiriya gikorwa ngarukamwaka. Iyo urebye abana watoje nk'umutoza, kuko umutoza niwe utegura abakinnyi akamenya 11 babanza muri football, akamenya umubare runaka urabanza imbere, ubona bamaze kwitegura bingana iki ku buryo nawe wahamagarira afatanya bikorwa kubegera? Urakoze. Aho bageze bravo, harashimishije. Ukurikije uko twatangiye ubu ngiye rwose niteguye ko mbonye akazi ko kubakoresha bakora pe kandi bigasa neza, ahubwo tunatumire n'abantu bafite akazi baduhe, haba mu makwe, haba mu birori rusange n'ikindi. Ubwo twanumva ahubwo n'akarere kajya kanadusura kakareba ibyo dukora, ntibajye bavuga ngo amatorero ahari, bamwe bavuga inganzo ngari nizo zibyina yahe ko ni menshi mu gihugu ahari, ariko akava i Kigali aza kubyina hano i Musanze, kandi hano i Musanze hari abana bazi kubyina. Twe twasaba nk'akarere kujya badusapotinga ko ibiraka bazaduha bizaduhesha n'ibindi, bikaduvana mu karere kamwe tukajya mu kandi. Murakoze cyane.